Haleluya. Twongeye gushima Imana kuri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye wo gukoranira hamwe. Murakoze cyane. Nagira ngo kandi nshimire amakorari ku ndirimbo nziza zirimo ubutumwa bwinshi. Nshimire umwepiskopi wa diocese ya Shyogwe. Mwari muzi ko iki ari cyo giterane cye cya mbere kingana gutya n'abapastori. Nagira ngo mumfashe tumwakire rero n'amashyi menshi cyane. Nyakubahwa Bishop, turakwakiriye rwose, turakwishimiye, turakunezerewe kandi wakoze kutwakira mu rugo rwawe. Nagira ngo nshimire Imana ku ijambo ry'Imana ryiza twumvise. Ijambo ry'Imana ridushishikariza gukundana. Ijambo ry'Imana ridushishikariza kukoshyana, gukora ibyiza mu rukundo. Ijambo ry'Imana ridushishikariza kurishirizaho kuyiyegereza twitunganije. Ijambo ry'Imana rirushirizaho kudushishikariza kumenya ibihe turimo, naho turi naho tugeze. Turashima Imana. Giye muri ayo magambo nakuyemo principe zijya kugera kuri enye. Principe imwe yari yo guterana ishyaka n'urukundo. Principe ya kabiri nakuyemo yari yo kutareka guteranira hamwe. Nicyo gituma muri ho mubisaba ngo n'umwaka utaha n'umwaka ukurikira n'iki yose, kubera ko aho ngaho havamo imbaraga, aho ngaho havamo gufashanya, aho ngaho havamo guterana ishyaka, aho ngaho havamo kwibukiranya umuhamagaro. Aho ni ahantu hakomeye cyane, havamo kurushizaho gushaka kwiyegereza Imana. Iyi principe ya gatatu nanone niyo guterana ishyaka, niyo gukomezanya, ariko kandi niyo gusangira no kumenya inshingano zacu. Ya kane ngira ngo uko turushirizaho kubona wa munsi ugira ute wegera. Ni ikintu gikuru cyane kumenya ibihe turimo, kumenya aho tugeze, kumenya aho dukorera, kumenya umwanya wacu. Imana ishimwe cyane rero kuri ibyo ngibyo bikeya. Yenda izo remark nagira ngo mvugeho gatoya. Turi hano Shyogwe, twaherukanaga Ikabuga, kandi naha twarahateraniye mu bihe byashize. Ubundi umwanya mwiza twongeye kubona. Umwanya nk'uyu wo tuyubonye ku bwanjye mbona ari umwanya wo kwibukiranya, mbona ari umwanya wo kwigishanya, mbona ari umwanya wo guhugurana, mbona ari umwanya wo kwibukiranya atari inshingano zacu gusa, ariko amahame y'itorero ryacu. Ni umwanya rero wo kwiga, ni umwanya wo gusobanura no gusobanukirwa, ni umwanya w'ingirakamaro. Nkaba nagira ngo mvuge makeya ku bijyanye na imiyoborere y'itorero Anglikani ry'u Rwanda, kandi nuko dukora n'imiterere yaryo. Imiterere n'inzego z'itorero Anglikani ry'u Rwanda, nagira ngo nongere mbibutse kandi mu bice y'akarongo ko turi itorero rimwe, tutari amatorero 13. Turi itorero rimwe Anglikani ry'u Rwanda. Nagira ngo mboneho n'uburyo bwo kubibutsa yuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu yumva ngo ni diocese yigenga. Nagira ngo mbibutse ko atari diocese yigenga, nta diocese yigenga. Rwaje yigeze kubidusobanura neza mu giterane cyabereye ahangaha, ndetse nureba muri strategic plan yateguye muri 2014 kugeza 2018 ndakeka cyangwa se 19 yakozweho n'abantu batari bake. Antoine Rutayisire yarimwo, naho birasobanura neza
bikurikije amagambo rwaje yari nadusobanuriye yuko diocese zacu ni interdependent ntabwo ari independent. Sinzi ukuntu nasubira mu ijoro jambo, ni interdependent ntabwo ari independent. Iyo usubiye mu nama ya Anglican Communion niba gutyo muzabaye iyo bita Chicago Quadruple, nanone iduhamiriza ko itorero Anglikana ari itorero rimwe kandi a Unitarian Church, itorero rimwe. Cyakoze haro tuvuga iby'ukuri, aho tuvuga iby'ukuri nuko tuvuga tuti diocese irigenga, diocese yigenga muri management of the diocese, muri management of the diocese. Kirasobanuka mukagira imana mwe, kirumvikana. It is autonomy of management, not autonomy of a diocese. Mu bihugu bimwe ari ibidukikije ibyo hirya, hari igihe wumva ngo Church of Uganda cyangwa ukumva ngo Church of Nigeria cyangwa ukumva ngo Church of Kenya, ACK, Anglican Church of Kenya. Ni itorero rimwe. Uko kuba kumwe rero ntabwo ari ibyavuba, ni ibisubira inyuma muri siècle ya 16 ku gihe cy'umwami Henry VIII. Ni ibisubira inyuma kandi bikatujyana muri conference ya Lambeth yabaye muri 1867. Ni ibisubira inyuma bikatujyana muri conference yabereye muri Chicago, yari ihagaze ku ngingo ariyo yiyo navuga ya 1867, ariyo ihagaze ku ngingo enye. Imwe, Holy Scriptures as the revealed word of God, ngo ibyanditswe byera nk'ijambo ry'Imana ryahumetswe. Cya kabiri, kwari ukwemeza Nicene Creed. Cya gatatu, kwari ukwemeza ko dufite amasakramentu abiri, iryo kubatiza n'iry'igaburo ryera. Cya kane, cyari kuvuga ngo our history is episcopate. Ni kuvuga ngo ni itorero rimwe riyoborwa mu buryo episcopal. Ni umubiri umwe, icyo nakwita ecclesiastical body, umubiri umwe. Ariko nubwo ari umubiri umwe kandi nubwo ari itorero rimwe, rikagira amadiocese atandukanye. Amadiocese, diocese zishyirwaho n'iryo torero rimwe, diocese zishobora gukurwaho n'iryo torero rimwe. Ndetse hari igihe twibeshya ngo diocese yanjye nzagaterura nkajyane nkomeka ahangaha. Ntabwo bishoboka. Byagiye bigeragezwa henshi ku isi hirya no hino, ariko abenshi barabigerageje bakababwira ngo haguruka ugende wowe nk'uko waje, ibindi bisigaho ngaho. Kandi bagahaguruka bakagenda. Dufite ingero nyinshi tumaze kubona ku isi yose. Hariho n'abahanga bo kunegosiya, anegosiya ati ndagiye, ariko mujyarika njyane n'utu ngutu. Izo ni negosiyasiyo yenda zirashoboka, ariko negosiya nande ni itorero rya rindi tuvuga rimwe. Amadiyoseze rero yacu, itorero rimwe ariko rigira amadiyoseze afite personalite civile zitandukanye cyangwa registration zitandukanye. Nibyo turiyandikisha tukagira diyoseze ikandika igahabwa ubuzima gatozi. Ariko muri iyo registration no muri ubwo buzima gatozi ndetse no muri kanonzi zacu bitubwira kandi bikadusubira ko ni subordinate to the principle of unity of the church. Nagisobanura ngo iki? Nuvuga ngo
nibyo ariko bishyikira ya principe ya mahame yo kuba itorero rimwe. Tugira na constitution. Amadiyoseze yacu agira ama constitutions, ariko ama constitution dufite tunajyana no muri RGB akandikwa ntabwo irivuguruza constitution, ntishobora kuvuguruza constitution y'itorero Anglikane ry'u Rwanda. Birumvikana? Birasobanuka? Muzagira umwanya wo kubaza ibibazo. Ntishobora kubivuguruza. Ikindi cya kabiri, tugira canons. Canon zo ni imwe, ntabwo ari 13. Nta diocese ifite canons zayo. Bivuga iki rero? Bivuga yuko nanone diocese itavuguruza itorero Anglikane ry'u Rwanda. Itorero Anglikane ry'u Rwanda rero rifite amadiocese, kandi ayo madiocese agirwa n'ikira, agirwa n'iki? Amaparuwasi. Ayo madiocese akagirwa n'amaparuwasi. Ubucidikoni ni administrative structure, ariko ntabwo ari structure. Ni ikintu gifasha gusa kuri management structure. Ushobora no kuba wayikuraho ubucidikoni wabukuraho ubonye kubisiga wabigira. Ntabwo ubucidikoni ntabwo buri structural, ni administrative. Kirumvikana nacyo? Kirasobanura? Abinyuma muranyumva? Murakoze cyane. Si ukuvuga rero ko budakwiye, ahubwo burakwiye. Iyo ndebye nka diocese ya Kigeme, nyakubaha bishobora gute udafite izo administrative structures zigufasha? Ntabwo byakundi. Birumvikana rero. Rero ubucidikoni ni point of coordination, ni administrative, ni ibidufasha kugira ngo dushobore gukordona umurimo. Byumvikana? Iyo tuvuye kuri diocese tuba dufite rero indi structure izwi muri Anglikani. Munsi ya diocese ni paroisse, ni parish. Munsi ya parish turabizi yuko dufite sub parish, kandi munsi ya parish turazi yuko dufite ikanisa. Ariko rero muri aya mabwirizwa mashya tuheruka kubona avuye muri RGB, byo ni ibindi. Uti ni ibindi gute rero? Yego, uti ni ibindi gute rero? Ni ukuvuga paruwase muri ize terme ni nk'ahari branch, ni nk'ahari branch. Ni uvuga aya mategeko mashya ya RGB, amabwirizwa ntabwo ateganya ikanisa, nta nubwo ateganya superwasi. Kirumvikana? Ariko arateganya paruwasi. Kandi paruwasi igomba kugira uyiyobora, igomba kugira ukuntu yanditswe, igomba kugira n'ibyisabwa, kandi nabyo bikandikwa. Mu minsi mikeya bazaduha irembo dushobora kujyamo tukinjiza ibisabwa byose kugira ngo dushobore gufungurirwa. Reka rero twumve paruwasi. Muri governance ya Anglican Church of Rwanda bavukoresha ijambo ngo ni episcopally led. Muramfasha gusobanura abanyakuba episcopi ngo ni episcopally led, ariko synodically governed. Bivuga iki rero? Bivuga yuko riyoborwa n'umwepiskopi, ariko mu bijyanye na governance yaryo ni synode. Kirasobanuka? Ni synode. Synode rero kenshi tuyinterpreta mu buryo butandukanye, ariko synode yego ni ya yindi nini tuzi, ariko na ziriya nama dukora ni synodical in nature, muri natire yazo. Ntabwo tuzita synode, ariko ni synodical muri natire yazo. Noneho ukavuga uti ese iyo synode igirwa n'iki? Ibaho iti? Muri Anglikane, itorero Anglikane ry'u Rwanda habamwe inzu eshatu: inzu y'abarayike, inzu ya clergy,
cyangwa se abapastori, nibyo jambo ryizara, hanyuma n'inzu y'abepiskopi. Mu bihugu uko bigenda bitandukana haba ariho abazisepara complètement. Inzu imwe ikaba hariya hepfo, iyindi ikaba yubatse hariya haruguru, iyindi ikaba yubatse hariya. Ubwo ni example gusa. Iyo mvuga ngo yubatse hariya indi hariya, bavuga yuko ni independent houses, ni inzu zitandukanye ndetse zigira inama ukwazo hanyuma zigahura. Kirasobanuka? Mu bindi bihugu naho bahisemo yuko zibaho ariko bakazigira zigahurira mu nama imwe. Kirumvikana? Ayo niyo mahitamo u Rwanda rwagize. Ni nayo mahitamo ari mu bihugu bitari bikeya byo muri Afrika ndetse n'iby'Uburayi bimwe bimwe. Nicyo gituma rero muri sinode yacu, Assemblée Générale, nibure ko yanayita y'Itorangirikani ry'u Rwanda, na Assemblée Générale ya diocese ariyo sinode, burya niyo sinode igira abo bantu batatu. Igira abarayike, ikagira abapastori, ikagira n'umwepiskopi. Yewe ni na paruwasi ikwiye kugira abo bantu batatu. Nibyo niko bigenda. Igira pastori, ikagira n'abarayike. Ariko ntiwibeshye, burya pastori abahagarariye na musenyeri. Siko bimeze se? Ntiwibeshye. Ubwo rero inzu eshatu ziba zihari. Ziba zihari. Na uragenda uvuga umwepiskopi mukuru yavuze ko ndi umwepiskopi. Oya. Urijisho, urukuboko, uri intumwa muri iyo nama. Ntugende rero ngo ugure ishati hanyuma uhite wambara ushyiraho n'umusaraba. Byaba bibaye ibindi. Ni ukuvuga ngo mu manama yacu iyo representation igomba kubaho byanze bikunze. Ese umuntu yabaza ati igituma muri iyo governance, muri ubwo buyobozi zibaho ni kubera iki? Zikwiye kubaho, zikwiye kugaragara, zikwiye kuboneka. Noneho rero si ukuvuga ko hatagira abandi batumurwa mu manama, ariko izo nzu uko ari eshatu zigomba kuba ziri represented. Ikibitera ni iki rero? Ikibitera si ikindi, ni icyo bita muri leadership and management no mu Itorero Anglikani check and balances. Nagira umfasha kugisobanura. Check and balances method no gukurikirana imikorere kugira ngo habemwo kuzuzanya, kandi kugira ngo habemwo ijwi rya buri wese. Kirumvikana? Kirasobanuka? Ntabwo ndumva mutanyikiriza cyane. Birumvikana hari inyuma? Murakoze cyane. Kugira ngo habe mwiryo jwi, kugira ngo habe mwiyo representation. None se sinode inshingano zayo, responsibility zayo, ntabwo nashatse kujya muri detail kuko zishobora kuba nyinshi, ariko umuntu ashobora kuzivuga mu buryo bubiri gusa nubwo n'ubundi buhari. Imyemerere, faith. Imyemerere. Icya kabiri, mission. Mission tukivuga ngo iki, nyakubahwa Bishop Ngendahaye, ikinyarwanda urakisanzuraho rwose. Mission, ubutumwa. Ivuga butumwa. Yego, ngibyo bibiri bikuru, ibindi ni bisupporting izo nkingi. Ariko ngibyo bibiri bikuru niba nabivuga mu ncamake. Ariko kandi tugira n'icyo twita conseil cyangwa se standing committee, kugira ngo nkoreshe indimi bamwe bumva, cyangwa se council cyangwa inama isimbura. Niko tuyita inama isimbura. Iyo nama isimbura ni governing organ, ni inama y'ubuyobozi, ni inama ifatwa imyanzuro, ariko ya myanzuro ikanzurirwa
synode, assemblée générale. Nacyo kirumvikana, turagisobanukirwa cyangwa kiri confusing? Iyo rero ibaho, ni ukuvuga ngo hariho icyo twita IR Council cyangwa se National Council. Umwe rero yavuga ati none se nyakubahwa wavuze Provincial Council, reka nacyo nkivuge Provincial Council. Ariko hari ikintu tutasobanukirwa, yuko iyo tuvuga province ni province y'ikindi kintu. Birumvikana? Niba ari province, ni province y'ikindi kintu. Hariho aho rero iryo jambo ryamaze guhinduka mu bihugu byinshi, kuko tutakidepanda kuri societe missionnaire z'Abongereza. Ntabwo rero turi province ya Church of England, ahubwo turi muri Communion Anglicane. Ririya jambo ryagendanaga na colonial terms z'icyo gihe cyo kuvuga province. Bamwe rero ijambo province ntibakirikoresha. Njituma mvuga ngo Church of Nigeria, Church of Uganda, ariko kubera ko ari ijambo ryatubayemwo rimwe na rimwe turarikoresha kandi ntacyo ridutwaye. Ariko twebwe twahisemo kuba itorero Anglikane ry'u Rwanda, kandi byaciye muri synode. Nibaza benshi bari muri mwebwe mwarimwo kandi murabyemeza. Ntibitubuza kuba muri Communion Anglicane, kandi ntibitubuza gufatanya na large body, uwo muryango mugari. Ikibitubuza cyaba ikindi, ariko nta gihari. Hanyuma rero hakabaho House of Bishops. House of Bishop burya nabyo ni isobanuro mu magambo make, ni nkaho ifite inshingano ebyiri banyakubaha mumfashe. Inshingano ya mbere ni ukureba ibintu bijyanye na worship. Worship ubwo ni ikira kuramya Imana, ni ikintu kijyanye na worship. Ikindi cya kabiri, ubwo nabivuze mu ncamake, ntimuvuga ngo ni ibyo gusa, nabivuze mu ncamake ariko muri resume. Ikindi cya kabiri ni doctrine of the church. Ni doctrine of the church. Ni ubundi buryo bwo kuvuga faith. Ni doctrine of the church. Ubirezimye rero wabivuga muri ayo magambo abiri, ariko ubwo hasi hazamwo ibindi. Anglican Church ni umuryango mugari uri ku isi yose, global Christian tradition uri ku isi yose. Murabizi nyine yuko ryatangiriye mu Bwongereza, ibyo ntabakurwa bivuga mu gihe cya English Reformation, muri reformation y'intuze y'Abongereza. None rero hari icyo twita policy cyangwa polity cyangwa se imiyoborere y'itorero Anglikane ry'u Rwanda. Namaze kubivuga. Imiyoborere ni yihe? Ni episcopal. Ni episcopal. Cyo ni kimwe, ni episcopal. Meaning cyangwa bivuga yuko iyoborwa n'umwepiskopi. Episcopal niyo hierarchy yacu, niyo structure yacu. Ariko abigafashwa nyine na za synode structure, na za synode. Yari yongiye twita Assemblée Générale cyangwa se General Assembly, izamwo clergy, kazamwo lay, kabamwo na bishop. Izo nizo zijua role nini cyane muri governance y'itorero Anglikane ry'u Rwanda, ndetse ubirebye ku isi yose. None reka tuvuga ku itorero Anglikane ry'u Rwanda, nubwo nagenda ivugaho. Dufite Assemblée Générale, ariyo Synode Générale, ariyo synode y'itorero ryose. Ngira ngo iba buri myaka 2, kera yajyaga buri myaka 4. Tukagira rwo ni rwo rwego ruri hejuru. Tukagira, twavuze yuko episcopal led. Niba ari episcopal led, ni ukuvuga ko umwepiskopi niwe ufite izo nshingano.
niyo tuvuga ngo synodical government cyangwa se amadecision makuru afatwa muri synode z'itorero Anglikani ryose, kandi ni collaborative, ni ukuvuga ngo izo decision zifatwa mwese muhari abapasitore n'abarayike n'abepiskopi. Ngira ngo nicyo gituma kenshi muri za synode imyanzuro migari mikuru naho ngaho ifatirwa kandi tukayemereza aho ngaho. Hari irindi hame ririho kandi accountability, integrity and transparency. Ni hame rivuga accountability, ngira ngo nukubazwa inshingano, integrity ni gukorera mu mucyo cyangwa se ni ubunyangamugayo, transparency ni gukorera mu mucyo. Nicyo gituma zanzu eshatu zifatanya zikareba kugira ngo zigire izo check and balances zuko ibyo bintu biriho bikora kandi biciye mu mucyo, kandi hashobora kubaza isingano muri za synode zacu. None rero izo nzego zitandukanye ni izihe? Izo nzego zitandukanye muri structure ya Anglican Church, governance ya structure ya Anglican Church, ni ku rwego rw'igihugu national cyangwa se icyo mwakwita provincial, ariko giye nkita national office headquarters, cyangwa se twakita general synod, ariyo ishinga policies na direction of the church. Niho policies niki ni miyoboro imirongo ngenderwaho y'imiyoborere y'itorero n'amadecision, naho ngaho ashobora kuva. Munsi y'iyo synode hakaba hari council, national council. Iyo national council rero ni ugushyira mu ngiro ibyemejwe muri synode. Kirasobanuka? Ubwo nushaka ubimanure kuri synode ya diocese, nushaka ubimanure kuri sede, kuri conseil diocese, ni ugushyira mu ngiro imiyoboro, ni ugushyira mu ngiro ibyemejwe muri synode. Noneho rero ese ibyemezwa muri izo nama, muri izo synode ni ibihe? Urugero nuko muri diocese cyangwa se muri council, national council, dushobora nanone kwa adopta, byumve neza, kwa adopta cyangwa kwakira constitution y'itorero, ariko tukayijyana muri synode general kwemezwa. Kirasobanuka? Twayakiriye, twayikozeho, twakoze umurimo, ariko tuyijyanye hejuru kwemezwa. Nukwakirwa rero mu yandi magambo. Nukuvuga ngo national council ishobora kwemeza program zishobora gukorwa kandi kazishyira mu ngiro. Nukuvuga ishobora kureba yuko hari imikorere itomoye myiza imeze neza. Nukuvuga ishobora kwemeza bije. Nukuvuga mbega bya bindi bikeneye gukorwa, hanyuma bigakorwa, hama bikazashyikirizwa inama nkuru. Kuko nicyo gituma yitwa inama igira ite isimbura, yabaye mu mwanya wa yindi nkuru, ariko izatanga raporo kandi izabigeza muri yindi nkuru, kandi bifatwamo decision zikomeye bizabera muri yindi nkuru. Kirasobanuka nanone. Kuri diocese rero nayivuze ko ari synode, nayivuze ko ari conseil diocese, ariko mwibuka ko izo zose zigomba kugirwa na zanzu nkuko twazivuze. None rero wabuza ngo none se inshingano za buri nzu ni izihe? Ya mbere mvuga, kubera ko dukorera hamwe, tuba turi hamwe, ni ukureba ko harimo iyo balance mu byo dukora, ntihabeho umwihariko w'inzimwe ngo noneho kibi iki kibe ntakuka, ahubwo tubona yuko harimo balance, kandi tubona ko abarayika babaye considéré, abapastori babaye considéré, abepiskopi babaye considéré, niba nayivuga gutyo. Ikindi,
House of Bishops provides spiritual leadership and oversight. Itanga uwo muyoboro, itanga ubwo buyobozi bwita ku by'umwuka kandi no kureba ukuntu ibintu bikorwa. Igomba kureba yuko doctrine z'itorero zubahirizwa kugira ngo ntituzikerense, kugira ngo ntituzitesha agaciro. Ibyo nabyo ni inzu y'abepiskopi. Bakagira kandi inshingano zo kurobanura abakozi b'Imana, babarobanura iyo mirimo y'ubupastori ndetse n'iy'ubudikoni, kandi bakagira izo nshingano zo kubatuma mu maparuwasi. None rero hakaza inzu y'abarayike cyangwa se abarayike. Abarayike bazana barepresenta entere na needs z'abakristo, interest and needs z'abakristo. Abapastori nabo bakazana izo interest n'izo needs cyangwa se bikwiye kumenywa bijyanye n'umurimo wa gipastori muri izo nama, ndetse bakaganira ku miyoborere, bakaganira no kuri standard ziyobora umurimo, bagafatanya muri uko kugira izo decision cyangwa gufata iyo myanzuro bijyanye n'imiyoborere y'itorero. Ngira ngo rero ibyo ngibyo birumvikana, ariko ikintu nyamukuru cyane umuntu yaca akarongo nuko guhura gutyo ari izo nje eshatu biduha gufatanya, biguha kumva, biguha gutega amatwi, bigaha yuko mbega membership yose cyangwa se population yose y'abakristo mu itorero ryacu ijwi ryabo ryumviswe cyangwa se ibyifuzo byabo byamenyekanye, ariko kandi bikazana n'iyo check and balances ikenewe. None rero tukaza ku kintu kijyanye no kubazwa inshingano. Diocesan structures cyangwa se structure cyangwa se organigram ya diocese. Muri diocese hakwiye kumenya niho habarizwa inshingano, niho hamenyekana izo nshingano, niho hamenyekana izo komite zikurikirana imikorere ya diocese. Urugero, hagomba kubaho komite ya finance. Iyo komite ya finance igomba kureba imikorere n'imikoreshereze y'amafaranga muri diocese, kandi kwiye kubibazwa. Ntabwo ari akarima rero mbabareye kubikoresha gutyo ka Bishop, nta nubwo ari akarima ka Musenyeri. Hakwiye ahubwo kuba komite kugira ngo ireberere ibyo bintu kandi irebe ko byakozwe mu buryo buribwo. Muri diocese hakwiye no kuba audit ziri regiriye, isuzuma, hakabamo gukorera mu mucyo no gutanga raporo. Ibyo rero nabyo nanone afite ntabwo ari negotiable, ni negotiable. Ibyo ni must do, ni ibigomba gukorwa. Iyo tutabikoze cyangwa tubikorera igihe bituzanira akaga. Noneho rero dufite n'ikibazo. Dufite ikibazo kuko hariho inzego za leta zibitubaza kandi zishobora kubyinjiriramo igihe icyo ari cyo cyose zishaki utazihamagaye zizanya ahubwo ntago hazimwe. RSSB ifite uburenganzira bwo kuzikareba uko ibintu bimeze. Rwanda Revenue ifite uburenganzira bwo kuzikareba uko ibintu bimeze. RGB ifite uburenganzira bwo kuzikareba uko ibintu bimeze. Ntibarinda kubaza, barakumenyesha tuzaza umunsi yunuye. Ese basanze twiteguye
cyangwa ibintu byacu biri en ordre, si cyo cyaba kiza gusumba? Ntabwo ari cyo cyaba kiza gusumba. None se uburyo bwo kubireba si babandi batatu twavugaga, si zanze eshatu twavugaga, sabe babarayike, si ba pastori, si wa musenyeri, birumvikana. Noneho rero no ku rwego rwa paruwase nuko mwokagira Imana. Mu rwego rwa paruwase burya hakwiye kuba iki? Parish council, ni komite y'iki? Ya paruwase. Komite ya paruwase ikwiye kubamwo bande? Ikwiye kubamwo babandi nyine twavuze, kandi ikwiye kubamo za nzego zisuzuma. Hari izo twebwe twiyemereye yuko zikwiye kubaho byanze bikunze n'eshatu: iya finance, iya ministry, n'iya socio economic. Izo eshatu ni na negotiable, zigomba kubaho. Rero niba ntazihari wicecekera, ariko wikubita agashyi. Hanyuma niba ukubita agashyi ugenda ugira ute? Tuzishyireho. Hari ikibazo se muri paruwasi, yewe no muri diocese, yewe n'ahandi hariho hose? Kwikosora ntabwo ari bibi, kuba proactive ntabwo ari bibi, gutunganya ibintu ntabwo ari bibi, ahubwo bifite icyo bidukiza. Ayandi mahame agendeye kuri izi inze eshatu tugenderaho, mu by'ukuri tuba dushaka gukorana ubunyangamugayo kandi tugakorera muri transparency. Ni ukuvuga ngo dore nawe irebere, cyangwa se dore nawe ubifitemo intere kuko ubifitemo represent. Nta mpamvu rero nimwe utabibaza cyangwa nanjye ngo mbibaze. Ariko nyakubahwa agatsindwa n'Imana. Mvuze ibintu bitari byo, murambabarira. Dore nyakubahwa urayinyicisha aho kumbwiza ukuri, ukambwira nyakubahwa, ariko inyuma yaho hihisha ikindi kintu utambwiye, nanjye nkagenda nzi ko ibintu byose bimeze neza, ariko nahindukira ngasanga nagize nte? Naguyemwo kuko utambwije ukuri. Wampaye icyubahiro kirenze, wananiwe kumbwira kubera yuko nyine washyizeho ngaho. Ariko hari ibintu bijya bisetsa njya nibonera, cyakoze nayibonaga ahandi nakoraga, ntabwo mbona mu itorero kugira ngo ne kugira. Cyera ngikora muri Compassion, hari igihe mwagiraga inama nanjye ndimo zo ku nzego zose. Inama ntizirangiye, ntibabasezereye mwese, wumva ko navuze ku nzego zose. Mugatangira izindi zo muri koridoro, icyo twita koridoro meetings. Koridoro meetings urazizi? Ariko se nyakubahwa Japhet, we biriya wabyumvise ute? Hamaze Japhet akaguha verisiyo ye imeze ite? Itandukanye na ya yindi yavuze hahandi, ndetse akongera hati biriya ni ibya musenyeri. Wabimubwiye se? Nyakubahwa nyakubahwa. Ubwo rero kandi ibyo utinya kumubwirira aho ngaho ubigira uti? Ubigira ite mwokagira Imana kuko twese tubizi? Ubigira ite? Oya, ubibwira abandi batanabigenewe kandi ntibyubake, ahubwo bigasenya. Reka ngeze aho ngaho, ariko nashaka kukivuga kuko ni très important. Iki kintu rero ushobora gukurikirana, gukorana ubunyangamugayo, ushobora kubaza ikibazo cy'ubunyangamugayo, ushobora kubaza ikibazo cya integrity cyangwa accountability, kandi wubashye na ya nyakubahwa irimo. Ntibishoboka cyane rwose. Core principles rero nizi muri ibyo ngibyo, ngira ngo nabivuze, reka tubyiteho. Hanyuma ikindi rero, nibaza yuko dukwiye gukora, nibaza ko ariko ngerageza gukora, ni ukwigisha no gusobanurira abamambure bacu, church members bacu, congregation zacu, amaparuwase yacu, abakristo bacu, abafite mu kubasobanurira. Tubasobanurira iki? Uko ibintu bikora nuko ibintu bikorwa, kuko kutamenya ntabizi uko bikorwa
kubindenganiriza rwose wabunyishe, ariko kuba mbizi simbikubwire kandi nkabikubaza nabyo ntabwo byaba ari iki, ntabwo ari ubukristo, nta nubwo ari n'ubupfura. Bivuga iki rero? Twese dukwiye guhugurana, n'ijambo ry'Imana riko ryatubwiye guhugurana, kwigishanya, kugira ngo dusobanukirwe amategeko ngengamikorere yacu arizo canons, kugira ngo dusobanukirwe na ya constitution yacu kandi turayifite, kandi bamwe mu participa muri mwe mu kuyandika no kuyitegura, kugira ngo dusobanukirwe. Yewe navuga nyine constitution ya diocese cyangwa y'itorero, navuga canons z'itorero, ndetse navuga n'aya mabwirizwa tuvuga kuki umuntu yirwariza kandi duhari dushobora gufashanya kandi muri mukajya imbere neza. Biradusaba iki rero? Biradusaba ubushobozi kandi dutangiye kubugira mwo kagira Imana, tutangiye kubigira. None si musi nitwateranye nese Bishop Ngendaho ntashobora kuguhamagara ukaza hariya, bari abapastor bashobora kubahamagara ukabashyira hamwe, boni n'abahanga bashobora kwitekera ibijumba bakaza kandi wowe bakaguhamagara gusukaza. Ngira ngo dukwiye kugera ku rugero rwo kurushirizaho kugira ama seminar cyangwa ama workshop aho bishoboka. Yenda ntibishoboka benshi, ariko yenda birashoboka ku bucidikoni level, birashoboka kuri paroisse level, kugira ngo twungurane inama, twungengurane ibitekerezo, twigishanye, tumenye uko imyanzuro ifatwa, tumenye ibyo dukwiye kwitwararika, tumenye ingengamikorere, amategeko ngengamikorere yacu, tumenye amategeko y'igihugu agenga amatorero n'amadini na kiliziya. Ibyo byose ni ingirakamaro kuri twebwe, kuko nitwabimenya tuzamenya uburyo twikemurira ibibazo, tuzamenya n'ibibazo tuzamura ku rwego rwa paroisse, ku rwego rwa diocese council, ku rwego rwa synode, ariko atari ukubijyana, atari ibibazo duhita dufata ngo twirukankane noneho tubonye undi ubituvugira cyangwa se undi bidukorera, ahubwo tukabizana aho dukwiye kubikemurira. Bantu b'Imana, ari icyo umwiherero nk'uyu uduhamagarira guhinduka, duhamagarira gutekereza bundi bushya, uduhamagarira kwisuzuma, uduhamagarira kubwizanya ukuri, kuko niko kwa guhugurana, uduhamagarira guhuza ibitajyanye neza niba ari constitution na canons zacu, kugira ngo twige uburyo twabihuza noneho bitugirire umumaro kandi bituvugire kandi tubikoreshe. Uduhamagarira kwiyemeza no kwemera kubazwa inshingano, uduhamagarira gukorana ubunyangamugayo, uduhamagarira gukora mu mucyo. Abangira ngo ngire nti bene data, bavandimwe muri Kristo, abo dusangiye umuhamagaro wo gukorera Imana, inama yacu ifunguye ku mugaragaro. Twitezwe kwiga, gusobanukirwa, kwiteze gusobanuza, twiteze kongera kureba ku mikorere yacu, twiteze kuvugana no kuvugisha ukuri. Imana ibagirire neza, murakoze.